ako karirimbo kambuso bakitse ngo iki tam uburyohe. Yo, the sound video library tam uburyohe. Mwenye sauti nyororo mususu ya sorondombo. Reka nako dushireho advert, reka dutangire impublicity ubundi dutangire. Reka duhere kuri amavuta Raise Habageri nako reka duhere kuri Wilson Tour. Yeah, Wilson Tour, yeah. Ako ko nyine karangira turaga Premier Square Dragon Unleashed. Dragon Unleashed. Kama fuso la panda mlima na nilivyofundi kuchelewesha kobe kobe yatawatoka mapunye mumwe kwa shako. Izo ndirimbo z'Intanzania zihagarariwe n'uwitwa Angelique. Yeah, Anje kamugire wa naherereye tuba turimo turaza natwe tukatunyanyagiza. Kibazo no kusigaye urya wenyine wewe Angelique, sinzana usigaye urira kabisa. I don't know. Ntago nzi kiri kubigutera niki, niba ari kashi nyinshi niba ari iki. Ariko wa mukobwa we nawe. Bamwita Angelica, yeah. Aho karirimbo uburyohe naye kamugire ukitwa Tam Tam. Tufanye wazi watu wone picha weka dipi na makopa kapsheni. Baby, walokosa kazi wanongoni wapandishe vipi wapumue kwa oksijeni. Waambie vimberumberu sio penzi la mashaka, tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Waambie mimi beberu si jogola. Kuzababwire ko tuzanabikora ku mugaragaro kandi ngo twe twabashe no kwambye kuri twabasha kubisengera kugira ngo twirinda amaso y'abandi bareba nka wagira ngo ninjangwe y'amaso y'inzoka. Adarenga anagambaya lazizi shombovu tena fundi mwaya kazi anaijua love haijawahi kukwaya yani kivi ukoroge sumu mwenye nyevijiba vya roho. Uzavanga umuti mwinywera imwe murwaye bibyimba ku mitima mukoroge sumu munye wenye bibyimba vya roho warwaye bibyimba ku mutima nubwo abahorana kababaro kubera ko babona abandi babayeho neza. Always abantu iteka burya niko bamera. Abantu bakuri iyi siteke babona ubayeho neza bahorana kababaro ku buryo yanige bashobora no kurinda banapfa bababajwe nuko wateye imbere. Nuvuga ngo iterambere ryawe buri munsi rababaza cyane. Abantu ko bigenda n'ubuzima bwa buri munsi bw'urukundo nano usanga ariko bimeze. Ahubwo kibaza ngo kubera icyo abantu duhora turi biremwe bibangamira ibindi biremwa mu mibereho ya buri munsi. Ugahera kuba tubangamira ibyo duturanye nk'amatungo ndetse n'ibidukikije tukagaruka kuba tunabangamira n'abantu none tubana nabo buri munsi. Baby mtoto kasimama ako karirimbo konyine kasimama dedeyo kiswe uburyohe. Burya isi dutuyemo abantu benshi ukiye usanga bakeneye kuryoherwa ariko rimwe muri bo ntago baryoherwa kubera ko niyo babwiye bibarebaho kugira ngo bareba cyane ubwo bareba itabareba bakareba iby'abandi kandi ibyo nabyo bitabareba bikarangira n'ubundi nanone igihe cyabo baramaze kugisiga kiranabasiga. Reka twirebere rero iyi miburisto ubundi dutangira agafilime kiswe Dragon Unleashed. Banyarwanda dusangiye umuco ndetse n'umunyarwanda ni mufashe dusigasira umuco wacu dukunda urwatubye turutemberera ndetse tunarusha gusura ahantu ndangamurage igihugu cyacu. Ese mwari muzi ko u Rwanda rwacu ari nka paradizo? Mwari muzi ko ibyiza bitatse u Rwanda rwacu byahuje amahanga? Genda Rwanda uri nziza koko. Ufite ibirunga byiza, imigezi, inzuzi, inyamaswa nziza zitangaje, amashyamba ndetse n'ibindi byiza bitatse u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Banyarwanda dusangiye umuco ndetse n'umunyarwanda ni mumfashe dusigasira umuco wacu dukunda urwatubye turutemberera ndetse tunarusha gusura ahantu ndangamurage igihugu cyacu. Nk'ibigo bya leta, ibyigenga, ibigo by'amashuri, namwe mwese muri hanze ni muze dusura ibyiza by'iwacu turushaho kumenya u Rwanda twahawe n'iyaduhanze dusigasira umuco wacu. Erega burya ngo agahugu katagira umuco karacika. Erega nibigoye igisubizo nta kindi. Wilson tuwaze kwese turabigufashamo. Fata iya mbere utinyuke turagutembereza u Rwanda kandi udahenzwe. Akarusho ese mwari muzi ko iyo muje gutembera muri benshi tubagabanyiriza? Hamwe na Wilson tuwaze ruhuka menya ahandi hantu ndetse unamenya n'abandi bantu.
urashaka guhora ukeye igihe cyose naho unyuze hose bagatanga n'ubwiza bw'uruhu rwawe ndetse ugaba ufite n'icyizere igihe cyose. Igisubizo nta kindi ni ukoresha amavuta ya ayiwacu y'inka. Ni amavuta akoranye ubuhanga. ayiwacu arowe arimo igikakarubamba, avura ibishishi, ibihushi, ibimeme n'umwera, agatuma umubiri wawe uhora umeze neza. akarusho izi herbal jelly ni amavuta y'umwimerere ndetse agatuma n'uruhu rwawe ruhana ubudahangarwa, dore ko ari amavuta avura indwara z'uruhu zitandukanye nk'ibishishi, ibimeme, impumuro mbi y'umubiri, ibihushi ndetse agatuma n'uruhu rwawe ruhora rworoshye. Akarusho wewe wise amavuta y'imodoka none ayagufasha guhora usa neza. Uwifuza kuyarangura yasanga mu isoko i Nyarugenge muri Matewusi na Nyabugogo ku mashyirahamwe n'ahandi hose. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero zikurikira 0745 77 cyangwa se 0722 Lazy Herbal Jelly, ubudahangarwa bw'uruhu. Nta nukundi dutangirega burya nuko nguko. Rebaza ngo ariko ubundi biragenda bite nuko nta kundi. Yeah. Okay. Izo zari mpiburisiteho gato nako buriya tuba turimo turakora akazi. Twatangiranye bigenza umugabo hano. Uyu mugabo dutangire maragira ati umwana nahoze ndi we ntago ashobora kuba byukuri yanyurwa n'unabaye we maze kuba naba umugabo. Kera najyaga nifuza kugira ngo nzabe intwari, kugira ngo nzabashe kuba byukuri ibihugu bimwe na bimwe nazijya mbikura amaboko y'abatwarisha igitugu. Ariko naje gusanga ntago bakeneye kwica deni nomada. Kurikira wirebere bagenzana ari aho ngaho arimo aragira ati umwana nahoze ndi we ntago aramutse abonye ibyo nkuru uyu munsi engage niko kabungo butumwa yakwishimira nabaye we. Tikira najyaga nifuza kugira ngo nzabe intwari. Agafilme squad The Dragon Unleashed dore ngabo Dragon yari maze kuba yarekurwa. Yo kandi uko tunagatangiye is the new beginning, ubu nabwo nugutangira no ibyo bita evolution. Agafilme mu gihe ukareba kandi amagambo make cyane, nuvuga make cyane ndi bukoresha uhere no kuya navuze no bwayo ni minshi ngiye kuba nayagabanya. Kandi kuyagabanya ni gute? Ntago ari ukundi Emily Sweetie yakarimo yitwa Emily Sweetie, yitwa Master John Ozuna. Master John Ozuna Kesi Dollar yabasha kuba yaba producer. Murage mureba rero nakubwiye ngo karimo amagambo make kandi nanone the darkest mark iki machines dore ngabo bashize music. Nuvuga ngo ikintu gihari gishyashya muraza kuza kuduhereza comment niba tugiye kuzajya dukora mu buhe buryo. Hari uburyo burya bwitangira mihinduriye kuko abantu benshi bavuga ngo ariko ngiye bigeze ku gipfunsi rega ngo cyo kireka tucyumve. Nuvuga ngo igipfunsi ni cyiza ndakure kucyumve hanyuma nawe ubwawe ufane. Aya nta nukundi tugatangiye bagenze kuri kirurebe rero. Uyu mugabo ko dutangiranye na amagambo make yavugaga hari aho arimo arajya, hari umuhaye message ngo engage ngo natere natangire nta bintu byinshi. Kumbe hano ku rundi ruhande hari abandi bariyo. Yo mugabo yajananiga dore ngabo yani gundi twamurebaga mu kanya arimo aravuga ngo we ukuze kira ari kuniga icyakwiye bastora. Munagiye mureba rero kiraniga masasu akurya bumva arimo ararya. No kumba ya masasu kurya yaraje aritsimba dore ngabo ariko harya nago nemvuze ko ibintu ari buvugera, nari mvuze ko icyo ndi buvugara amagambo gusa bavuze dore ngabo kumbe yego ko ibi ni iki ibintu nari mvuze ko bivugara ibyo nemvuze ko ntabivuga reka manze ndebe iyo ni action.
kurikira wirebere rero. Abakimana kubarangiza icyo yakoze nicyo yateruye akabunda nk'uko bireba, muragiye mureba rero. Icyo yaraje gukora bigaragara abagenzi uko aramaze kuba yagikora, ariko amagambo yavuze ni make cyane. Tugitangira agafilime ntandi menshi igeze yongeraho, agafilime nako karacyajya mbere, kurikira wirebere. Twagarutse ku rundi ruhande. Hari umugabo uriyo yakubiswe. Ndagusabye reka ngende. Niyo magambo nta na kimwe nzi. Answer my questions. Banza usubize ibibazo byanjye. Out that door. Ndakure kugenda. Nakabaye nkubwira nakabaye nabikubwirega kuva na kare. Because I know you know. Ni kubera ko nzi byuzi nashaka kumbwira. I'm going to be forced to hand you over to my friend here. Nuramukutemeye kumbwira ndaza gwatirirwa kugira mbashe kuba nagutanga ku nshuti yanjye hano. I'm gonna force to hand you over to my friends here. Gwe mutari bumbwira ndaza kuba natizwa kuba nagutanga no ku nshuti yanjye. In the world. Yurumwe abantu bambere bakomeye kuri isi byo kuri mu bintu by'ububazi. Recovery. Abasha kuba yatuma n'abantu bagira ibyo bibuka. Bitewe n'uburibwe abanyuzamo. Unorthodox. Byabyuzura mu tsuvu zakiri kare rero. Kumba umugabo yazanyaga dore ngaho. Harabibutse. Uburibwe bwonyine ngo butuma bibuka. Cyaramurebye. Haramureba. Cyaraje bagenzi kaba kiramwegera. Can't. Whatever he can do to me, they can do to me. Ntabwo nabikora ibyo namubwira by'ibyo mwe mwankora byose n'abandi nibyo bankorera buretse sha. Ndumva arayigoye ku jambo. Ibyo mwankorera byose nibyo n'abandi rega bankorera mama. Ntago navuga. Ububi bwose mwankoraho nibwo rubi n'abandi bankoreraho. Nice neighborhood. Ndabona ufite ubuturanyi butuye ahantu heza, nice neighborhood. Yaratuye ahantu heza. Who's this? Uyu ninde? Who's this? Uyu ninde? Niyo magambo. Don't you touch her! Tazibasha umukoraho. Then tell me what I want to know. Ngaho mbwira icyo nyine kuba namenya rero. Then tell me what I want to know. Kumiki kirari gataduri ngabo. Uragenda ku bintu. Then tell me what I want to know. When others have to suffer for our sins. Nta bandi bagomba kuba babara kubw'ibyaha byacu. Sibyo? All right. Yego. Please don't hurt. Ndabasabye umukobwa mutaza kwa mwamabaza, ndabasabye. It was the senator. Yari senator. Paid him. Ninde wamwishyuye? Paid through a private investment firm. Yishyuye n'abantu by'ukuri. Actually, a pharmaceutical. Bikorera wagira ngo ni ibintu by'imiti. Sasura murya. Irindi. Are you fucking kidding me? Ibyo ni cyuri murakora wowe. We're supposed to be on the same side. Kwakabaye turi ku ruhande rumwe je namwe. You just blew to pieces. Nta n'isoni rega. The general knows you completed your assignment last night, but instead of General zineza mbyukuri kwarangije amabwiriza yawe je ariko uracyakurikirana amakuru. Colonel, is that you? Colonel, uwo ni wowe? Yes, it's me.
yego nigira umva arinde We assume that you're trying to extract information from him before handing him over information that uyu mugabo ntago wagakwiye kuba uri muramukura amakuru akaba ari muramutanga. I had to know if he knew, didn't I? Nagira ngo menye niba hari ibyazi. you knew that he would be in a position to compromise us later. Ariko wari uzi neza by'ukuri amakuru ne yatanga ko bitari ngombwa. Yari kuba yatumenyekanisha mu kandi ka mwanya. Let me see why. Reka ahubwo nibaze ngo kuki wari ukeneye amakuru ku giti cyawe. About your little retirement fund for quite some time. Maze kuba namenye neza by'ukuri amakuru neza ko udufaranga twe ko kugusazisha nta twari ufite. Kaba maze ugere kuduhiga. Terminate your operatives. Urampa uburenganzira murangize. I have operational immunity and you know it. Urabizi mfite ubwishingizi. But you are on notice, Mordred. Mordred, reka nkubwire ngo guhaye ka gasopo. We condone no further independent action. Thank you. Ikindi gihe ntago tuzongera ko twakwemera ko wakora ibikorwa byawe urakoze. Baramubabariye winga mbwiye tuma uburenganzira murangize. Ha. Kumiti cyaraje kisatira dore ngabo. Hey, like the dog you are. Wakijinga uzahora upfa nk'aho uri imbwa uriyo. They say leave it, you walk away. Iyo bavuze ngo ureke uragenda. Umeze nk'imbwa urategekwa dore ngabo. They say living and then you walk away. You and I use you just like they use us. Bazagukoresha nkuko natwe badukoreshe. They use you just like they use us. Bazabakoresha nkuko nabo bakoresheje. I used to be like you. Nanjye kera nari meze nkawe. I used to be like you. Kurikira urebe ngo nanjye kera nari meze nkawe. I used to be like you. Kurikira wireberera agapime karacyajyayo. Aya. Ngo kera nanjye nari meze nkawe. I used to be like you. Agapime karacyajya mbere. Kurikira wirebere rero. Kumba genzo n'umugabo kwa kagiye cyari maragenda. Harakana yatangiye kugenda abona hakurya. Hanavuye marakitegereza kakabona dore ngabo. Akana kagahungu rwose bigaragara ko ari gatoya ari marakareba. Nako karahindukiye karimo karamureba dore ngabo. Narakomeza rakitegereza. Batangira inyamagambo agira ati uwo nahoze ndiwe kera. Haramutse mbonye uko nahindutse maze kuba nakura ntago ari ibintu yakwiratira. Bigaragara ko wasanga abagenzi n'umugabo yakoraga ibintu bitari byiza. Ko bigaragara kwagarutse ku rundi ruhande. I can't believe she's gone. Ntago nakwizera mje kuri ko yamvuyeho. Was a very special lady. Nyagokuru wawe sha yari umugore mwiza koko. That this is mine. None ibi ni byansigiye. Very much. Do you know this place? Yeah. Hano hantu rakunze se. Grew up here. Yegerega hano nakuriye. Beach. You don't find lots this size anymore and it's really quite desirable. Now, if you'd like, I could get it. Uramutse ubishatse nahategura ubundi nkagushakira n'umukira akahagura. Nta kibazo byabitwaye. Ukisubira mu mujyi. Oya. Really? I thought you big city folks were all. Naketse ko abantu bakunda umubahora mu mujyi bagukunda batajya baza mu cyaro. He's staying here for a while. Oya ngiye kuba nagumanga igihe kirekire mbe mbasha no kuba nakwibuka mujye kuri nyagokuru wanjye. An injection of new life. Rero haje mujye kuri ameze nko wagira ngo nitangiro ry'ubundi buzima bushyashya. The old dam broke. Cut a new route in the river. However, hano hirya hariyo nakagezi hano ni heza koko. In distance of here. Hani heza pe. Check that out. Hari nakagezi. Well, I've got to get going. Ngiye kuba nakomeza ngende. Office if you need anything. Ibindi byose uzakenera ubwo uzagere ku biro byanjye. Uyu ni umurage nyogokuru yasize usiga rwose uraze amazina yawe wa mwana. Akira n'imfunguzo zawe ngizo. Ubwo tuzongera tubonane. For your loss. Kandi wihangane ko harabuze nyogokuru wawe sibyo? Wife and I included. She was the most selfless person I've ever met. Yari umuntu wakataraboneka ntigeze mpura nawe. Yari nyirakuru bagenzi uyu mukobwa. Ngo yari umuntu wakataraboneka atigeze ahura nawe kuva yabaho. Abandi bose yahuye nabo bari bataramera nkawe. Ntuvuga nta wundi igeze ahura nawe nkawe. We yari umuntu wakataraboneka. Iyo ni inzu rero yarakoze asigaye yaraze bagenzi uriya mukobwa we. Twagarutse ku rundi ruhande hari ikindi kiri hakurya kirimo kira muri by nature kirimo kirajimera hakurya kure. Kumbuka arimo arajimera hakurya umukobwa uriyo. Murajye mureba rero. Kuba ariyo uyatangiye kugenda vomera. Kwa vomera kumbu uyu nawe. Aha. Ngabo. Murajye mureba. Aga filime nako karacyajya mbere. Start with me.
I'd love to have let you kill Mordred and that lackey butcher of his. nakifuje by'ukuri ko wica Mordred ndetse na kiriya kibazi cye, There are ariko amategeko yacu ntabwo yemera ko twicana. certain splinter skills. Bari hari ubundi bumenyi runaka bafite. Pass. Too true, too true. You're getting harder and harder to control every day, but for now, their services are still required. Ibintu bigenda birushaho kugenda bikomera guhera none hangambye kuri ibyo wakoze ndetse n'ibyo ukeneye gukora byo biracyakenewe. Ibyo akeneye gukora byo biracyakenewe. Service they are still required. Twagarutse hakuno tuvuye kurya kuri ya musirikare. Uyu nawe yakomeje bagenzi kugenda areba ibyo yarazwe na nyirakuru. Aritegereza buri kamwe kose arareba impande zose. Kumbe kujya kureba gutya yabonye ibindi dore ngabo let go for your regret. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni ukureka abagenzi kwicuza kwawe. Ukabyihorera ibintu wicuza ngo byarangiye ukabireka. Ibya kabiri ugakora ku bintu by'ukuri bitagutera ubusambo nuvuga kwirekura. Kumva neza ko ari byo ugomba gukora n'abandi. Hayemo icya gatatu cyo ndabona nanjye ntazi icyo ari cyo. Ariko hari agafoto gusa k'umukecuru ndetse ari kumwe n'umusaza. Bigaragara abagenzi ko bari basazanye. Yenda ryo asanga icya gatatu ari guhega uwo muzasazana. Ariko abiyi minsi hari igihe usanga mama mudakeneye gusazana kubera ko akantu gato kagwamo gasanga ibintu byashaririye. Agapime kare cyagiyeyo kurikira wirebere rero. Twavuye hakurya tugaruka kuri wa wundi w'umusirikare nanone ahantu ari. Uyu musirikare twabonye ari kwica kandi ari gukora n'abasirikare bakomeye harimo na colonel. Golden solar technologies last week. You did remember to make that look like a suicide, right? Uribuka bya bintu wakoze icyumweru cyarangiye kutigeze ubikora ngo mbere nk'aho ubwiyahuzi. Proximity alarm? Niko iyo ni alarm igaragaza ko twatewe cyangwa yego. Warurenze ku matware yabo yo kwiyinkota dore ngabo. Uyu nakura imbunda dore ngabo. Aya. Ni alarm igaragaza abagenzi ko batewe binjiriwe. Yaje kureba. No, niba batewe rero. Tegereza neza gutya koko. Warenze ku matware hakurya. Ibyo ni iki? It's a woman. Numugore, it's a woman. For us. Tubona ari marakomeza aza dusatira abantu. Gwari maragenda basatira. Better to be safe. Go on, I'll cover you. Ngaho genda ndaza gukavaringa dore ngabo. We nagendera mu kavaringa dore ngabo. Ha. Ibi ni ikira. Oh. Bitera. Bite. Hello. I'm a grain. I just moved into Libby Jackson's old. Gene twambye kuri Grain ntuye hakurya kuri yanzu tuye hafi n'umugezi. Uyu nare hafi arimo ararunguruka. Aha. Bari kuvuga n'ibiki arikora. I think I might be your nearest neighbor. Naketse ko rebo turanye tuye hafi yanjye. Keys? Chocolate chip? Hari utwo nari nakoze mye kuri ngo twige kuba twagenda dusangira n'abaturanyi. Thank you. Banamenye mbamenye yego urakoze. I don't mean to be pushy, especially because we just met and all, but are you okay? Umeze neza ntaguhatirije umeze neza yego. You're bleeding. Urimo urava amaraso ariko. Oh. Yeah. Yego. Boating accident. Ni impanuka nagize. Kumbu yagiye gufata agafoto. Arakarya. It looks worse than it is. Can I help? Hari icyo nafasha? Oya. Are you sure? I mean, Urabyizera ntacyo nagufasha. but I'm happy to go to Ntago the... mfite ibintu byo kuvura ariko najya mu gasantere kubishaka. Okay, sure. Yego urakoze umukobwa yitwa Green dore ngabo yitwa icyatsi. Way over there. Yo ntuye hakurya. 298. Hari aho muri 2029 dore ngabo. Nako 98. 298 muri 2098 ntihatuye hakurya. Niye muturanye bugufi yarabonye ngo yagira ngo bamenyane. Nta nubwo yaramuzi reka da wagiye kurikira inzu ari byo yari yakoze. What do you think? Urakeka iki? Like you said, local lady with too much time on her hands. Nkuko bivuze nyine n'abagore batagira akazi b'abaturage batuye aho ngaho. I got a picture of her. All right. Nabonye agafoto ke ndaza kuba namenye amakuru yataza kuba ari enemy uri tangiye kutugetageta. Gataza kuba ari umwanzi utangiye kuba getageta. Tell me something. What if she had a gun? Mbwira yaba afite nk'imbunda. Kill. Ukaba wowe urakeka byari kugenda gute? Yari guhita kurasa. What then? Yari cyangwa ari sniper inyuma ye. What if I with honor? Honor. Nari kurwanisha icyubahiro. Hide with honor, you idiot. Ahangaha ntago turwanisha icyubahiro wa kigori yara namutuka. Do a gunfight? Ahangaha ntago ushobora kujya ku rugamba ruri burwanwe n'imbunda ngo ujyane icyuma. Yard and play fucking samurai. Ukayigira umusamurai rega nta nisoni. You have a gun. You are Afite imbunda. I want you to use it. Uri umusirikare kuki udakoresha imbunda? Sir, yes, sir. Yego nyakubahwa nyakubahwa. Yes, sir. You bet your ass. Nyakubahwa yego nyakubahwa. Dore ngabo. Location. Still good for you?
ibyo bintu numva wabirya byihorere ntubirye niyo magambo Instruction. utegereza andi mabwiriza uribuze kuza kuhabwa urumva ntihabwaga abagenza amabwiriza yo kujya kurangiza abantu bigaragara ko n'umusore yari umwicanyi ariyo mpamvu twatangiye amagambo arimo aragira ati umwana nahoze ndi we ibyo nifuzaga aramutse ambonye ntabwo yakwishimira umugabo nakuze nkaba we yarakuze ahinduka mu ndi arikwereka muri ako ka mwanya wa mukobwa ntanaherereye hari ibyo yararimo. Oh, it looks great. Thank you so much. Mwana hano harasa neza wakoze cyane. Is there anything else I can help you with? Hari ikindi nagufasha ra? And so much. What was your name again? Harya witwa nde? And if there's anything else I can do, let me know. Oh. Niba hari ikindi nakora. No, thank you so much, but urakoze cyane rwose amafaranga yo ntago nyakeneye. I thought you were looking for work. Nari nzenda kuri murashakisha imirimo. I heard your husband fell ill and I just want Numvise ngo umugabo yararwaye nari nkeneye kuba naza kugira icyo mfasha nta kindi cyangenzaga. Oh. Hanyuma There is actually something you could help me with. Hari ibindi buriya mbona wamfasha. Where's your nearest pharmacy? Ka farumasi karana bugufi karagana he dore ngaho. Farumasi. Kwagarutse kuri uyu. Honor. Nakarwanya n'icyubahiro dore arimo aragenda byibuka kandi mu myitozo. Soldiers get to be heroes. Yaracyagira ati ko umusirikare kira nari nzi ko ari kuba intwari. Kumbari muri ibyo alamu yarongera kubita. Ngo umusirikare kira nari nzi ko ari kuba intwari. Haya. Bantu murage mureba. Agafilimi nako karacyajyayo. Ngo kuba umusirikare kera nenze ko ari kuba intwari. Niba ari ukuba iki? Kumbe yakijya kugera ku rugi. Aha. Just as I suspected. Nkuko nabikekaga. Umenya ko nje ntaranahagera. So I brought you some in case you don't have any more. Hari two nari nkuzaniye mbye kuri kugira ngo ndaramuko ukeneye kugira ngo uzagire twifasha nadukuye mu gasantere. Uri umunyempuwe. Please, come in. Ya nta kibazo injira ntahiri. Injira iteka ryose ntabwo wazagihora umuntu urya muhoza hanze reka reka. You are very kind so. Please come in. Teka ryose ntabwo umuntu ahora umuhoza hanze reka reka reka. And I go out of my way to meet people, you know, and if possible. Ndi umuntu mushyashya muri no quartier nari ntangiye kugenda nyine mpura n'abantu. So do you work here or do you live here? Ukorera hano utuye hano? Both. Byose ndakorera ndanahatuye. So you said you were trying to be more helpful. Yeah. Is that all? Wari kuvuga ngo urimo uragerageza ngo urebe ko ari cyo bamarira abandi bantu yego. Not at all. Hari ikibazo ya ntacyo. You know, this silly little quest I'm on to better myself. Hari ibyo ndimo nanjye ubwanjye. Yego. I don't know. It's just this 3-step thing I'm trying. Hari intambwe zigera kuri 3 mbye kuri nyogokuru wanjye yambwiye ngomba kugeraho. Well, step number 1 ya mbere to admit your mistakes and regrets. No kwemera by'ukuri amakosa yawe ndetse ntukicurize ibyarangiye. Ya kabiri by'ukuri no kureka ubusambo no kumenya gusangira n'abandi. No kureka ubusambo ya gatatu rero. Third step. Intambwe ya gatatu ni yesha. You know, I don't know just yet. Ntago nanjye ndayisobanukirwa. Intambwe ya gatatu nawe ku giti cyara ataramenya ngo ni yihe. Kumva agakobwa karisetsa setsa musore nagakareba gakisetsa setsa dore ngabo. Kumbe kwagarutse hano hakuno. Yo nakubwenge iyo bigezaho uzajya ngenda ndeke namwe mwiyumvire.
mbishyize hasi wa mugabo we udakomeza kungendaho rwose sibyo kumbe cyabishyize hasi igiye kubishyira hasi reka duhangane ntakibifite ibyo nanjye nibyo nashakaga dore ngabo nawe arirega ikigabo ni cyinshi dore ngicyo kumbe dore ntosho abagabo n'abagome we ibyo ntimusabikore ni bibi cyane ibyo ni bibi cyane mujye mubireka ntimuzanabitekereze buriya ntago ari ubuntu buriya ntago ari ubumuntu kabisa buriya ni ubunyamaswa uyafashe cya kindi yaje ashaka uko bigaragara ko aricyo yashakaga buri kanya bagafite mission ariko every mission was to eliminate people buri misi yose bagafite bagenzi bagariye kurangiza abantu murage mureba rero which is not good atari mission nziza kubera ko nawe ni ibintu yatangiye yigayira kwagarutse hinaha Call you back. ndaguhamagara mu kanya hari byarazanye Excellent as always. bibaye nk'uko iteka ubuhoro bikora hanyuma yaraje aricara Hey, you injured? You need me to call a medic? urarwaye nkeneye umuhamagara umuganga oya All right. yego Intel ran a background on your neighbor and she is clean, so odds are naje kuba naba kiriya gikobwa mu by'ukuri andi makuru nabonye nta kibazo gifite not a threat, but I'd like ahubwo ndagira ngo ugende ujye kundebera amafoto yacyo yandi urebe uko kibayeho byose ufoto ruzane hano ngire n'andi makuru runaka nkiga ariko naje gusanga nta sosiyete n'imwe gikorera yatugenzaho ibyaha I cannot keep you stationed here unless we know that she is clean. We don't want our ntago nshobora kuba nakurekera ngaho reka tumenya amakuru ye hafi ya yose tukamenya ko nta kibazo afite ayo narebye make nta sosiyete akorera findings here. Go on. genda ubuhigahiga nanjye ndaba ndimo nakora imirimo hano sibyo uriya ngo nagenda bahigahiga bari gukora imirimo hariya ko mu buko bwanaherereye muri ayo masaha uyaje kumwitegereza murage mureba harareba ye kumbe kureba cya ibiri net yambaye birimo na kamera harimo aranafotora haramwitegereza ukumva agiye gufotora ifoto hano kiye gufotora abona uyu nguyu kandi akuyemo imyenda ahita akatarigendera nta mwanya mfite wo kureba dore nga yarakase uyu nayambara twenda abantu bararana ninjoro baba twita niba ari uturobe ngo denui niba ari utushati denui ntago mbizi gusa nzi ko batwambara ninjoro niba dupinjama ibyo ntago mbizi abizi murabizi murara mutwambaye dore ngabo ku muro ka mwanya kuri yasubiyeyo amafoto arayatwara Photos and video collected for the Peeping Toms Out agency. amafoto ndetse n'utuvideo duto nari mbashe kuba natuzana byose birimo aho ngaho They've got the right mixture. dufite ubundi indi mission igiye kujyaho Too bad for them. ariko ni mbi cyane Mixture? yes These documents are copies of a researcher's findings. Some ni amadokima mu by'ukuri yahera ku bushakashatsi bwashatswe ku buvuzi bw'indwara ya malariya negative. Only treatments, no cures. ubundi se malariya isanzwe itagira ureka dayi ubundi yavurwaga ariko burya ntago agikira mu muntu bino nabonye uburyo bwo kugira ngo ikire neza Goddamn cure, and this doctor needs to die. uyu mudokiteri kubera ko yamaze kuba yabona mu by'ukuri urukingo rutuma malariya itazigera ifata umuntu agomba gupfa Look like she died from her own. kandi agomba gupfa bikagaragara mu by'ukuri ko yishwe nanone ni na za ndwara yamitiye She? ni umugore This is your first assignment. yego nyine n'umwe mu bagore ba mbere uhaweho imishingano kujya kuritura dore ngabo Sticky, nuko binameze nta byo kuburana bihari but try looking at it this way. There's too many of us. People, I mean. urabona ikibazo birebe mu ndorerwamo nanjye mbireberamo tumaze kuba abantu benshi abantu To have a cure for. abantu rero urumva umuntu aramutse ashyizeho umuti utuma abandi batazigera barwara ngo banapfe This that affect people in ibi the. byateza n'ikindi kibazo ku bandi banahari izi ndwara ziba ziriho ngo zirwara abantu bamwe bapfe basiga abandi basigara ari bazima Every day, each one of us
craps out pounds of infected feces every single day. We've earned buri munsi umwe muri twebwe mbyukurana kuri abandi bagakura bagomba kugira izo virusi tuma bagenda banagabanuka. planet. Uyu mubumbe turimo turawuremerera. So we're soon going to run out of the basic resources like. Hari kizagira tunabure bya bindi bya mbere byangombwa by'ibanze. Nuko bizagenda da. Anyway, I mean most people listen to rap music instead of Mozart. Abantu bamwe mbyukuri barya kurapa abandi bagakora iki? Hari kizagira birangira nta kimwe gisigaye. Do you actually think we need to extend life? Urimo nakeka dukeneye gukomeza kwiyongera nkuko turimo tuyongera buri munsi. Dukeneye kugabanuka ahubwo. Smog. Nature created malaria. Tugomba kurekana none bisa nkaho bihari. Tugomba kujya ku ruhande rw'ibidukikije by'ubwabyo byaremye malaria. Malaria tugomba kwishyigikira abantu bakarwara bakanapfa dore ngabo. I'll get you a transport. Ndaje nguhigira uburyo iri bugenda get you transport. Ngomba bagiye kujya kurimbura umuntu wakoze uwo muti. She needs to die. Uyu mugore kandi akeneye gupfa dore ngabo. Agomba kwicwa bagenzi nk'ari impanuka. Like an accident. Waramaze kwabona cure for malaria. Abana bazungu baragira ngo abana b'abantu tugabanuke ku isi ngo babona dusa nkaho tubangamiye ubwinshi bw'isi dutuyemo. Ariko ikibazo gisa nkaho gikomeye ni kubera ko imiti hafi yose myinshi bayizana muri Afurika. Tugasanga ariyo kibazo nyamukuru gikomeye kurenza n'ibindi. Agafilime nako karacyajyayo umugabo yaraje aricara. Ko yaje kwicara atyo bana murage mureba. Yaje aricara aratuza amaze kwicara aratuza. Haya birarangira bite birara hehe nyakimana gutuza hano murage mureba dore ngaho harundi haje amwicara iruhande. Tango Hotel 11. Tango Hotel 11. 38. Tango 38. Major tugende. Tango Hotel 11. Kamenya bagenzi guzo ni kode za gisirikare dore ngabo. Tango Hotel 3A. Kuri kibrebe. Uriyambwiye ngo Tango Hotel 11 undi ngo Tango Hotel 3A. Ngura kaza neza Major bagombaga bagenzi kumujyana. Hari we yaragiye kuri kurangiza. Yari eliminate we yararangizaga. Agapime zwe Dragon Unleashed dore ngabo. Dragon yari yarikuye. Kandi irekuwe rero. Bari bayohereje ngije kumuhigo. Kumba ari maragenda gutyo yongera bagenzi kubona kano kana bigaragara ko kano kana yakabonaga mu nzu zize. Bigaragara ko uyu wasanga yenda ari we wakera kiri muto. Ari mpamvu twatangiye arimo aravuga ngo umwana nahoze ndi we aramutse abonye ko nahindutse ntago ari ibintu yakwishimira. Ntago ari byakwiratira. Ko kera ngo yagira ngo azahagarika abantu bakoresha imbaraga mu kuyobora abandi cyangwa mu gutegeka abandi bategesha igitugu ndetse n'ibindi bijyanye nabyo. Ariko yarakuzajya mu bindi. Ngo yumvaga neza ko umuntu kumusirikana no kuba intwari ariko yarakuze ibintu kundi murage mureba. Agapilime naho karacyajyayo twagarutse ku ruhande rumwe cyangwa urundi rutwana turiyo rwose. Uyu mugabo niho yararimo araza. Barimo araza hari umugore uriyo wirabura w'umwirabura uko bigaragara. Gupima gutwana yamara kudupima dore ngaba agapima akongera agapima egoko. Agapima dore ngaba. Yamara gupima ntakagira utundi tunabatamika. Yaramaze bagenzi ko yabona cyuwa ndetse akabana kabombo bakagenda gasekara aho ibyishimo by'abagari byose. Kumva ko ari muri ibyo. Yaramaze bagenzi ko yabona cyuwa urukingo. Urukingo rutuma umuntu atazongera kurwara malaria. Mugana umuti muri rusange uvura ibyo byose kuba bitazongera kuba byabaho. Bagarutse ku rundi ruhande rw'amazi hari abandi barobyi bariyo hakurya. N'abandi bana bariyo bigaragara bagenzi hano hano uko hasa harasa nko muri Afurika. Burya Afurika kenshi ukunda gusanga iriranga. Iriranga burya. Yarimo aragenda atyo uko arimo aragenda aratambuka aragenda arakomeza aragenda. Sinakubwira ko iki cyaraje kiruka. Kije. Yaje yiruka kumara kugeraho. Cyagishinge barakimuteye aragitsindagira dore ngabo. Yamuteye cyagishinge hamaze kukimutera bagenza musigaho. Aho yaricaye binakoze ubunyamaswa. Ko umuntu yarabonye bagenzi umuti ushobora kuba wafasha abantu kutazongera kugira indwara nk'izo barwara. Wikina koza akaba ari kimwe ari ukugira ngo bagenza murangize.
agafilime nako karacyajyayo ntago ari byo hari ibintu urya umuntu akora ugasanga nawe ubwe yaraje babara habazwa n'ibyo akoze byaramubabaje cyane hari ibintu burya umuntu akora nabi bikamubabaza bikanamubangamira yo agafilime nako karacyajyayo kurikira wirebere yaraje ajya hahandi akora operation aricara arahagarara biranga kure yakuma kumva uko yicaga umuntu yarazaga agashushanya ari muri ibyo bagenzi rero ngiyumva kaka alamu yarazaga abagenza kongeraho imibare turaga wese yarazaga kongeraho imibare dore ngaho ko yaza akabona ibintu mba ndimo ko umuntu usura hano buri gihe mbona ari umwe uhamusuraga buri gihe horaga ari umwe. Hi. Bitera. You stopped by yesterday, you weren't here. Ejo narahageze ntabwo wari uhari yego. Go out of town. Nagiye mu mujyi ho gatoya. I figured. I thought you probably wouldn't have time to go to the market yet, so I made you some dinner. Naketse nagutabonye umwanya wo kujya ku isoko kwihahirana nagukora two kurya. Yere mukuru two kurya. Ngo ntabwo wabonye umwanya yenda wo kujya ku isoko kwihahira. Ngo nagukore two kurya dore ngabo. Ntaga filime karacyajyayo rero kurikira urebe rero. Fatiriya sinema. Haya. Hanya. Are you okay? Umeze neza ra? Sure. Yego rwose umeze neza. Question. That 3-step thing you were doing. Oh, I forgot to tell you. Narefite ikibazo cya bya bintu urimo urakora ry'intambwe gatatu niyi. It's obvious, really, but I can't tell you until you do the first 2 steps. Ntabwo gishobora kuba nahubwira mye kuri intambwe gatatu utaragera ku ntambwe ebyiri. Banzo ugere ku ntambwe ebyiri nkubwire ya gatatu. Is step 1 again? Ya mbere ryari. Step 1 is admitting your mistakes and regrets. Nuko yemera amakosa yawe ndetse no kutayicuzaho umwanya muremure. Niyo ntambwe ya mbere. Wowe wemera amakosa yawe. Help if you get them out in the open. Kugira ngo ubashe gufunguka uvuge umuntu muzimirega. You first. Ngaho mbwira ibyaye bwa mbere. I'm already on step number 2, but Yende kuri step ya kabiri. step 1 won't hurt. Ya mbere ariko nayivuyeho. It will help you. And honestly, it's fitting that we're in this town when I admit this because all of my mistakes can be. Ndimo ndebukamye kuri ibyo byose byabaye gene ndi mu mujyi nahuye nabyo kubera amakosa yanjye ntajyaga nemera. There you go. Ariko my grandparents raised me in this town, and in typical teen fashion, I rebelled. umuryango wanjye by'ukuri wandereye ahandi hantu hatari ahangaha nabanye n'abandi bantu benshi ariko Of a career, you know, life in the big city. urabizi ubuzima bwo mu mujyi munini ukuntu waba umeze. Adventure. Would have been a great adventure if I found something other than dead-end jobs. Bwari ubuzima by'ukuri bwo kugira ngo umuntu ahigahige yego nyine. But Adventure ubuzima bwo gushakisha. Did you find love? Wigeze ubona ibyo yashakaga subonamo n'urukundo? Ariko nawe. nah. Ya nta rukundo nabonye. Surabona gifsa nk'wabonye urukundo. Once, but no. Ntabwo ari umwe twabonanye ariko ntabwo nigeze mbona urukundo muri bo. Kind of guy, right? Guy is nothing like my grandfather. Ntabwo nigeze mbona umugabo mwiza by'ukuri nka sogokuru wanjye. Thinker type guys, you know, guys. Nyene muntu w'umugabo utekereza ubyakira. Ntabwo ari abagabo gusa upfa kubona gusa bazana inganzo zabo reka da. Njye nkeneye umugabo mwiza. It took me a long time to figure that out. Byantwaye igihe kirekire kuramenye ngo umugabo nkeneye yameze nkande. Barakeneye umugabo agenze umeze nka sekuru we. Niye mugabo mwiza arakeneye. What's worse is I never gave the 2 people who truly cared about me a grandchild. Ikintu cya mbere cyanambabaje kurenza ibindi kubera ko abantu banyitagaho cyane ntigeze mbasha kuba nabaho umwuzukuru mbere ko bava muri iyi si. Ari nyogokuru wanjye ndetse na sogokuru. Every anniversary, it's just. Ibyo naje gusanga mbyukuri ari ukwikunda kuba ntacyo nigeze mbasigira. Agafilime kiswe Dragon Unleashed. By the time my grandfather was my age, he had served his country in a war. Urabizi ko sogokuru wanjye mbyukuri ngo agifite imyaka nk'iyanjye yabashe kuba yakora igihugu cye ajya ku rugamba kuranga ari n'ubudahangarwa n'ubusugire bw'igihugu urabizi. The only thing I've managed to do is be fired from my jobs if I didn't quit already, and most recently be dumped by my boyfriend, who's now gay and. Ikintu cya mbere mbyukuri nabashe kuba nakora imirimo yanjye ndimo ndakora nagira ngo mbashe kuba nayivaho. Boyfriend twakundanaga nawe mbyukuri yari PD. Dore ngaho yarababaye cyane. Your parents must have been wonderful people. Bigaragara ko wasanga ababyeyi bawe mbyukuri bari abantu beza. They were. Yego bari beza ababyeyi banjye. Well. Numwana arezwe bagenzi na nyirakuru ndetse na sekuru. Mistakes and regrets. Namwe amakosa nyine gemba ntashaka kwicuriza kuko nyine byararangiye. Ntago ahora ba mu buzima bw'ahahise. Hard to explain. Try.
ngaho gerageza nanjye mbwira. It's a question. Je nibazo mpora nibazo. Oya nta kibazo nanjye bimbaza. One that's been bothering me for some time now. Ibyo maze igihe kirekire bimbangamiye. What the child I once was. Umwana nahoze ndiwe kera. Be proud of who I've become. Nta gashura mye kuri kunyurwana uwo nabaye we maze gukura. Cyo ni kibazo mpora nibaza. What would he be? Ya wakabaye umeze utese. Like all boys, I imagine I grew up to be tall, strong, and true. Abana bose mbyukuri bahungu bahora iteka bibaza kugira ngo bazakure barebare babanyakuri bakora ibyiza babe intwari. Superman. Babe ba Superman. But without the powers. Ariko je ndi Superman utagira imbaraga. As we all know, uko tubizi rero. Once we grow, we start to compromise. Iyo dukuze dutangira kugenda tugendwaho. I've compromised. Tukanamenyekana. So much. Je maze kuba namenyekana mu buryo bwinshi. And just recently, so much more. Kandi mu buryo bwinshi cyane. If the 5-year-old I once was could see me now, he wouldn't recognize me. Umwana nari nkifite imyaka 5 aramutse mbonye no munsi ntabwo yananyibuka. I understand. Ibyo ndabisobanukiwe. Said most boys dream about being super. Abasore hafi ya bose mbyukuri bahora barorota kugira ngo nibakura bazabe ba Superman cyangwa bazabe ba intwari cyangwa abandi. Ariko natwe abakobwa burya tuwiteka ryose tuba twumva tuzaba bamikazi tukagira inzozi tukagira amateka twandika. You are kind. Birumvikane ko uri n'umunyempuwe. Ha. Ngabo bagasekamo ndagaseka. Batangiye kugenda baseka baricyo. Uragira ngo ushyire nayo ku rugero rwa kabiri ku ntambwe ya kabiri yariyo. Yagira ngo amushyire bagenzi ku ntambwe ya kabiri bajye mureba. Haraho bagiye mu ya mukobwa ngo nyirakuru yaratuye hafi bagenzi n'umugezi. Aga filime nako karacyajyeyo kurikira wirebere. Birarangira bite birahera hehe kurikira urebe kumbe muri aho ka mwanya urareba hakurya ntago ndi kwareba neza aritegereza hari umugore riyo Her son is sick. Umwana uriya mugore arwaye. He might die. Hari n'igihe yanapfa. Everything right. I mean, you know, she has health. Uriya mugore akora buri kimwe cyose neza ariko ntago abona ubufasha mu by'ukuri bwatuma avuza umwana we. She's working 3 jobs in order to pay for it and it's still not. Akora imirimo 3 ku munsi kugira ngo ariko yabone ubwishyu bwo kugira ariko yavuza umwana ariko ntago byose bikunda. What's your plan? Gahunda zawe ni zihe? Some money. I want to give it. Kugira ngo turebe mu by'ukuri ko umuntu yamaka udufaranga gihe rutwa mfite bansigiye nk'umurage. Besides. Nkamuhaho. What the third step is, remember? Kugira ngo tuzagere ku ngingo ya 3 tugomba kurangiza ya 2. Well, you'll find out soon enough because you're going to help me. Ugiye kubimfasha kugira ngo tubashe kwa twamufasha rero. She's too proud to accept the cash, but I think I found a way in order to trick her. Ntabwo ari umuntu upfa kuba mu by'ukuri yapfa kwakira amafaranga ariko nabaze kuba nabona uburyo bwiza twakoresha. Nigeze mbona ikimodoka kimeze nka Mustang ari wanyu ni cya boss wanjye. Perfect. Ibyo ni byiza cyane rero. Hurry though before she goes to work. Just Reka twihute mbere ko mu by'ukuri ajya ku mirimo dore ngabo. Ibyo ni byiza cyane rero kumbe uragireba. Baragenda ikimodoka ngicyo. Mustang. Aya. Uri muracyumva kirahumeka byo agafilime karacyajya mbere dore ngabo. Ikimodoka kiraho bagiye kirahumeka ni cya Mustang. Kumbe kugera imbere basa nk'abarenze iyo bayita ni Mustang iyi ni Ford hub iyo ni Ford bayita Camaro dore ngabo z'imyaka muri za 79 dore ngabo Ford Camaro aya urimo rayireba bayita Camaro. Hello? Bitera bite nawe Stop and admire these ceramics. Aha nigeze mpanyura ndi ibintu by'ibumbano bigiye bihari ari byiza. Such great artistry. Bigaragara ko akamye kuri nakubanze bukomeye. Urakoze. Oh, are you the artist? Niwe muhanzi se. I wouldn't call myself an artist. Ntago je nakwita mu by'ukuri umuntu w'umuhanzi ariko nyine nige wagahanze. It's really more fiddling than anything else. Of course, I haven't had much time for that. Ntago nigeze ngira umwanya muremure kugira utuntu twinshi nakora ariko
Would you consider selling this one? Wakagurisha se? Oh, nobody's ever asked me that before. Ntabugeze umbaza ukagura kuva na kera ariko. Pay you. Nakwishyura ariko. No. Oya winyishyura. Nakakwihera nawe ukakitwarira. Call me proud, but Yego ko mana reka mbyiratira ariko. No matter how nice she may be. Nitembye kuri kubwiza bwose ufite. Why not? Just pay me whatever you think. Ngaho nyishyura ukeka yose mbyukuri gakwiriye nta kibazo. Ngo namwishyura akeka yose gakwiriye nta kibazo. Akana ke kari karaho. Mubyeyi nawe araho. Filime nayo iracyajya mbere kurikira wirebere. Kumbara kwereka abagenzi muri ako kamwanya. Muri ako kanya katari kanini. Umukobwa akuye amafaranga bukara afite abagenzi mirage yari yararazwe na nyirakuru na sekuru. Ibyo se urimo urakina ariko? No. Ya ntago ndi gukina kina. Reka reka. Oh, I thought you were just going to give me like Narenze kugiye kumanka ibiceri nka 20. Hano kuyemo imishandiko y'amanoti. Mva. You are a very talented artist. Uri umuhanzi mbyukuri ufite impano y'akataraboneka. Niyo mpamvu ngomba kuba naguye amafaranga kuranga igihangano cyawe kigira agaciro. No, I always dreamed of being an artist, but I'm not. Iteka ryose nahoraga mbyukuri nifuza kuza umuhanzi ariko ntago nifuje kuza umuhanzi ucuruza ibintu gutya. Like Van Gogh, for instance. Oya nta kibazo gira ikibazo. Painting his entire life. Are you sure? This is a lot of money. Aya ni amafaranga menshi ariko. Reba hakurya iriya urimo urareba. Uriya reba imbere dore ngaho. Uriya ni umugabo wanjye. Rockstar. Uriya ni umurockstar bari babandi baririmba ibintu bya rock. And filthy rich. Akaba ari umukire kandi akora amafaranga menshi. I mean, God love him, but ndamukunda n'Imana ndamukunda pe. Then he's worth. Ngabo. No. Oya je nago nayemera. Advantage. Ntago nayemera nukuri ntabandi kubaremerera. On stage. Uriya mugabo wanjye yagiye kuri stage ubufaranga ahubwo abukora amasegonda make ntacyo bitwaye rwose yatwara. We turaguze reka ntwari iki nawe twari. Yego urakoze cyane nukuri. Thank you. Yego urakoze kumbuye n'ubundi icyo ashaka ko ari kumufasha ariko uyu mugore ngo naguhera umuntu bagenzi wiyemera gutapfa gufata ibintu byose ahawe gutyo. Nabinyuje mu buryo bw'ubuguzi hanamwereka kuri ya mugabo ari kumwe ari umugabo we kandi akora menshi. Agafilime nako karacyajyayo kurikira wirebere. Barakwereka muri ako kamwanya byacu bidatinze muri ako kanya gato cyane babaraje bajya guhagarara ku rundi ruhande bafite ya foda yabo Camaro yo muri za 79 n'iz'imyaka foda Camaro dore ngabo kumbe gutegereza neza gutya nyaha yazanye yambaye no kirajya kurunguruka kumbe abagore bagenzi arishimye yakoraga inshuro nyinshi ngo ku munsi ngare benda ko yabasha kuba yabahakabishaho n'umuryango we ko byari ikibazo kuri we rukwereka uyu nawe hakuno naza kureba ego ibyishimo byari byose murajye mureba yo That feeling inside us right now, that is the third step. iriya rero And that's why I couldn't explain it to you. iriya niyo ngingo ya kabiri ariko ya gatatu yo ntago nzi uburyo nayikubwira ariko ubwo nyine nawe nk'umugabo yitekereza iyo biriya bintu byo gufasha bivuye urumva bakeneye ko natwe twifashe rega ngo bakeneye kwifasha kumbe iki cyatangiye bagenze kumwenyamwenyamo gutangira kumwenyamwenyamo muri ako kamwanya barakwereka kuri rwa rugo rwa mukobwa hari ibintu byari bihaziritse bimeze nk'indabyo biraho hafi cyane ngabo zisiritse aho ngaho rwose hafi imbere y'intuza yabyutse aryabonye ego kumana reka abantu b'imyaka nabo niba rinde waje kunzanira amawuwa hano jewe n'indabyo nizo bita amawuwa nyine mawuwa flowers irazi kiye kandi jewe twabonaga zimanitse dore ngabo yaje kuzitegereza arazimanura do bigaragara ko andi bitekereje nabyutse kandi jewe kuzina ryihoraho kandi jewe dore ngabo niba rinde bakoze ibintu nk'ibi ngabo kumbagiye bagenzi arimo aragenda iguko harimo aribaza rinde wazimuhaye kumbi imbere hari n'izindi zigiye ziriyo nyinshi zari ziriyo deya yego uziko zihari di mpande zose zirahari yego kumana niko nanjye ngabo
kumbe kugera imbere hari izindi zigiye ziriyo hari ugusanga atari nize akagenda atoragura ko kubera ko hari izo yabonye imbere iwe yenda buri muntu yagiye ahabwa urwe unyura ku muhanda ari butora urwe ndagatora urwe nawe uri butora izundi agapime karacyajyayo kiswe Dragon Unleashed dore ngabo yagiye akurikirana indabyo twakomeje bagenda kugenda akurikirana izindabo n'indabo you can call it whoever you want wazivuga uko ubishaka ari ukuzita indabo nta kibazo ari ukuzita indabyo nta kibazo kubera ko zirarabya kurikira urebe kandi buryo ururabo rwose utaruvomere narwo ruraraba uko indabyo zirabya ni nako nanone ururabo rwose utavomere narwo ruraraba you can call it whoever you want yarakomeje arazikurikira agenda atora mana bashyizemo na twa tuni tw'imihondo kandi tutwonukunda kubi ihereye ku turabo twa roza dore ngabo n'utwiroza kumbe tegereje hakurya iriya n'amazi arimo aramanuka bari batuye n'ubundi hafi y'uwo mugezi ariko iyi si we dore ngabo isi n'ubutamu ku izina ry'uhoraho dore ngabo agafilime nako karacyajyayo bari babyishimiye kwitegereza hakurya nyamusore ni hari hakurya none hejuru y'umusozi hari ikintu nanone ahandi hantu hari yateye indabyo nyinshi umusore naho yarari yagira ngo agende nawe yirira karefu yagiye ku mazi ubundi nubwo yarya life n'ubundi until the end kugeza kumera n'ubundi he wants to survive along igihe kizagera saza kure yapfe ubuzima bw'isi tubamo n'ubundi busa nk'ari ubw'akanya gato atari ubuzima bunini cyane twakabaye twiratira nk'uko tubikwiye kubikora kubera ko ntago ari ubuzima bagenzi bwacu buhoraho iteka ryose agafilime nako karacyajyayo kurikira wirebere